turacyakomeje kurebera hamwe ubujura buri gukorerwa kuri social media. Abantu bari kujya ku ma social media bakababwira ko hari imbuga wajyaho ukareba video zikakwinjiriza, nkuko twari twabirebye muri video yabanje. Twari twarebye buryo ki abantu bari kohereza abantu link bazifungura bakareba video. Nibyo koko urabibona ko amafaranga ari kwinjira kuri urwo rubuga baguhaye ngo ujyeho, ariko kuyabikuza ni ibintu bikigoye cyane. Ujya kuri abo bantu baguhaye link ukababaza uburyo ubikuza, bakakubaza nimero yawe, bakakubaza ndetse n'amazina ukoresha kuri iyo nimero. Ikintu ubona ni SMS ya OTP nkuko twabibonye muri video yatambutse. Iyo SMS iyo uyibonye bagusaba iyo code yo muri iyo SMS ya OTP SMS. No kuvuga ngo iyo code niyo bifashisha baguhakinga cyangwa se bamenya amakuru yose agaruka kuri mobile money yawe, icyo tuzi nka account yo kuri sim card yaba MTN cyangwa Airtel Money, ndetse na bank account tutazibagiwe nazo barazihakinga. Iyo code nicyo kintu ibafasha kuba bakwinjirira bakaguhakinga, bakakwiba amakuru yose y'ibanga ajyanye na account zawe, ku buryo amafaranga yawe ubonye mu gihe gito nabwo agenda mu gihe gito bitewe n'iyo code ya OTP SMS uhaye abo bantu baguhaye link. Nibyo koko iyo uri kuri iyo online baguhaye ngo winjireho, ubona ko amafaranga iyo urebye video aza, ndetse account wa checkinga ukabona ko amafaranga yaje. Kuyashyira kuri mobile money yawe ni ibintu bikigoye kandi birimo ubujura cyane. Iyo ugiye kubasaba ubufasha nicyo kintu bakora. Ikintu cya mbere baba bashaka kuba bamenya konte yawe, bamara kuyibona ayo mafaranga yose winjiza ureba video yose iyo uyamanuye uyashyira kuri account yawe babigufashije, nakabuza n'ubundi aragwira bakayiba. Icyo bibafasha nuko iyo code ya OTP SMS iyo uyibahaye niyo bifashisha, bityo rero no kurinda iyo SMS cyangwa se ugahita uboroka uwo muntu uyikoherereje, kuko iyo uyimushubije nakabuza n'ubundi barayifashisha bakakumenyaho amakuru ndetse n'ibindi byinshi bifashisha mu kukwiba ndetse no kuguhakinga, ibyo tuzi nka hacking. Ndetse ubwo bujura bwa online ntabwo ari ubu bukiza gusa kuko bwahozeho, ariko usibye muri iki gihe bugaragaye cyane. Abantu benshi bari kubyamamaza haba kuri Facebook, bakakohereza link ngo uyifungure, kuri WhatsApp ndetse bariho benshi bari kubyamamaza, ariko ntabwo wamenya ni business babikozemo yo kuba bakiba abantu. Kuko kwiyandikisha kuri izi mbuga za online bari kutwereka birasaba amafaranga. Nko kwiyandikisha bari gusaba 4,700 yonyine, ndetse wajya kubikuza ngo amafaranga warebeye video na kindi bari kugusaba no kugusaba 27,000 byose. Urumva ko ibyo ni ubujura. Bakagombye kuba bakata kuyo bakaguhaye mu gihe winjije cyangwa se warebye video. Rero nukuba maso ukamenya ndetse ukanaburira mu gihe wamenye ibi bintu.